Mumeze mute inshuti za Sonjera, ndizera ko mwese mumeze neza. Niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel abantu mwese subscribe, tugiye kubwira dating app eshanu wakora umuzungu uri seriye cyangwa se n'umukunzi usanzwe umwirabura umumetisi bose baba bari. So inshuti za Sonjera rero mbere na mbere ndashaka ngo banze kuri mentality avuga ngo abantu ngo mwahuriye umunani umukobwa wanyonera n'ingabo wanyonera ibyo byari bya kera. Muri iyi minsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu bari mu kazi ari busy, kwa gatandatu agafura akaruhuka ku cyumweru akajya gusenga, nta mwanya abona wo gusohokana n'inshuti ze, nta mwanya abona wo kujya mu tubari cyangwa mu tubyiniro cyangwa se no gusohoka kugira ngo mubonane. Urumva abantu bazajya bahurira he? Byaroroshye. Dating app iragufasha guhura n'umuntu, bifasha kubona umukunzi, bifasha kubona umuntu uri seriye, yaba ari uwo muri kumwe mu gihugu, yaba ari uwo hanze y'igihugu no kundi mugabane, byose birakunda. Rero iyo mentality yo kuvuga ngo umuntu ntari seriye banze uyikure. Ese ubu tuvugana wowe ugiye kuri dating app ugakomeza konti, ntabwo uri seriye koko? Ubu uri seriye ahubwo kubona umukunzi biba byarakugoye no kumacinga ukabona ntabwo muri kuza n'abari hafi yawe, rero bigatuma ujya online kujya gushaka umukunzi. Twagiye rero dating app ya mbere ni Cupid. N'abayikoresheje rero nawe n'umuzungu uri seriye, gusa Satani yaje kubyivangamo birapfa bitacika intege zo kongera gusubiramo, ariko Satani yakurinda atsindwa. Rero Cupid ni dating app nziza, ikiza cyayo ntabwo yishyura. Ni ukuvuga ngo uba ufite amafaranga utayafite barareka ukamacinga n'abantu umubare ushaka, mugahuza mukadetinga, mukandikirana message zitagira uko zingana, nta limiti, and then kugeza igihe muzahava mukajya kuri WhatsApp. Mbibutse ko uragenda ugadownloadinga app, warangiza ukayiregisitaringa, usaba email cyangwa se nimero ya telefone, ubundi rero warangiza ukinjira muri system. Wamara kwinjira muri system bakubaza utubazo twinshi ukivugaho, ngende twari nakamyana n'ibi. None iyo umaze kwivugaho birangira ugiye online n'amafoto yawe meza byose, udufoto twiza kuri filime nawe ukiri usa neza. Abantu rero mukajya scrollinga uwo mu macinze mugatangira mukandikirana. Iyo mumaze igihe mwandikirana muhana nimero ya telefone mukajya kuri WhatsApp, noneho mugatangira kuvugana ibintu bakwiye. Iya kabiri ni Hang rero nayo ni app nziza yagufasha kubana n'umukunzi. Mbibutse ko iyi ngiyo inayirani limited ni nziza cyane wayijya. Ikindi cya gatatu ni Bumble nayo ni nziza, ariko icyo ntakunze kuri Bumble nuko iyo umacinze n'umuntu ntakwandikire mu masaha 24 bahita bamacingura. Rero urumva ko iyo ngiyo ugomba kuba uri standby ku buryo ubona notification ko umuntu agukunze kuri Bumble ugahita ugenda ukamwandikira mugasubizanya. Iyo umwandikiye nagusubiza mu masaha 24 barabamacingura. Iyo rero akwandikira akagusubiza murahuza. None ikindi kintu ntayikundiye nuko ikunda kwerekana abantu bari hafi yawe, niba ari abazungu bari muri Afurika, bari mu Rwanda, niba ari bari mu Rwanda, nyine ikunda kwerekana abantu bari mu Rwanda. Dating app rero mwabizi nta mwanya tugifite, nta mwanya wo kwirirwa ntembera ngo mpuye n'abantu, umwanya warabuze. Rero niyo mpamvu abantu benshi tugiye twifashisha dating app kugira ngo tubone abakunzi. Nta byadanje, nta bintu birenze bihari. Niba ufite umukunzi, niba nta mukunzi ufite, ngo ni kuri dating app ni musanzwe. Mentality yawe yuko ngo umuntu atari seriye. None se ko uwo mwakundanye mu ex wawe, ko mwakundanye n'umugabo kuri dating app mwarabanye, nuko atari seriye se? Hari igihe waba umaze igihe kinini mu Rwanda utekinga bikanga, ugahuza n'abantu bikanga, ugavuga ushoboye bikanga, kumva umukunzi wawe ari muri Amerika, ari Canada, ari Australia. Come on, jya kuri dating app wikurireho umukunzi. Indi ya gatatu bayita Christian Match. Christian Match rero ni dating app y'abantu b'abakristo, iyo ikunda kubiriho abantu bari seriye. Nimba wumva koko ukeneye umukunzi, jya kuri Christian Dating Match. Ni application nziza gufasha guhura n'umuntu. Nimba we mukristo, uyu muntu nawe mwahuza mugahuraho. Ikunda kujya abakristo, usibye ko nyine akenshi ibintu bisigaye bivanga n'ibisambo, ariko nayo ni app nziza wajyaho ugakuraho umukunzi, kandi mu minsi iri imbere mukazamamagara mumubwira ngo Sonjera watugiriye neza, waduhaye dating app twakoraho abakunzi. Indi ni Tinder. Tinder rero nayo ni dating app nziza cyane, ariko ikunze kwerekana abantu muri mu gihugu kimwe. Gusa njye ntabwo nigeze nyikoresha, nzi kwikora, ariko nayo nabonye iri mu zaje imbere ku bantu ahantu bakuraho umukunzi. Gusa ugomba kwitonda kubera ko hamwe na hamwe hakunda kuba ari abatubuzi. Indi ya nyuma bayita Lux. Rero ni application, ariko yo iragora kugira ngo uzayijyeho. Bareba ibintu byinshi cyane kubera ko iyi application ikunda kuba iriho abamodo, abantu b'abakire cyane, abantu b'abakinnyi b'amafilime, aba influencer, aba celebrity benshi cyane bakunda kuba bagiye. Rero kugira ngo ujyeho uraprayinga,
hagiye bakomwa cyangwa se bakakwemera bitewe n'amafoto yawe. Iyi Rox rero ni nziza cyane nayo ku muntu ukeneye umukunzi, umuntu uri seriye, ku muntu wumva ibintu byo kudetinga abantu mwegeranye byaranze, ushobora kuyijyaho. Ibi rero aba bantu nyine b'abakire biteje imbere, b'abakire cyane ku buryo iyi ngiyi yo rwose kuyijyaho biba bigoye. Noneho twagera ngo ese ugomba gukora icyo ukigera kuri dating app. Mbere na mbere shyiraho amafoto meza, nurangiza ushyiraho akabiyo keza, nitwa runaka, uvuge ibyo ukunda n'ibyo udakeneye, kubera ko hari igihe ujyaho abahuje ibitsina baba bariho, aba lesbienne baba bariho, ku buryo nyine ugomba kuvuga icyo ukeneye. N'ibyo usanga umuntu yibagiwe akavuga ngo woman am looking for woman, bitewe n'uko utagafiritse neza, ugasanga uri kubura n'abatinganyi. Aho wagiye yarambwira ngo Songera watubwiye dating app ngari ngongeye ngo haza abatinganyi gusa, ndebye amazi screenshot nsanga yanditseho ko ni woman arashaka woman, ndabona se wavuze ko umugore ushaka umugore, ni gute nyine utabona abatinganyi? Rero reba neza, ureba ukireka. Ikindi gira akabiyo keza gasobanura uwo uriwe, ibyo ukora ndetse n'ibyo ukeneye, kugira ngo wirinde abantu bagutesha umutwe. Ikindi kandi iyo uhura n'umuntu ugomba kumwandikira making sure ko mu minsi 3 mukivugana mwavuganye kuri video call. Ikindi kandi hari ukuntu umuntu ashobora kuza gutya akarekodinga video, ahantu baba bararekodinze video, urumva akaba yagera gutya agafata telefone mugiye kuvugana ko video akayishyira gutya, ukareba ya gihe umuntu wabimuze, ukareba ya video akajya kuvuga hi babe, agacamo kandi habaye agacamo kandi, ku buryo nyine wowe ugira ngo umuntu muri kuvugana kandi ari umuscam, ugomba kuyivugisha inshuro zirenze 3 ukamenya ko uwo muvugana ari we mwahuye. Ikindi kandi nubwo yakubwira ngo agiye gupfa, ntuzamwoherereza amafaranga mutari mwabonana, kwanza amafaranga aranavuga, jya wituriza uzamwohereza amafaranga ko mwabanye, ujye umureka. Nubwo yakubwira ibibazo bimeze gute, n'ubundi ntabwo ibibazo utakemuye wowe ubwawe ntabwo uzabikemurirwa n'umuntu utakuzi. Mugomba kumwohereza amafaranga ari uko mwahuye cyangwa se ntunayamwohereza. Ikindi kandi niba akubwiye ngo ujye kumwohereza, birashoboka ko atari umuntu urabizi. Hari abantu bajya bagenda bakaba babakuramo impyiko cyane izindi ngingo z'umubiri bakazigurisha, abasikamu ntawo bataba. Birashoboka ko niba akubwiye ngo ari wowe, niba asabye ko mubonana uzamusohora uza mu gihugu aze kukureba. Nimba byanze musaba kohereza invitation, niba bitakunaniye mu gihugu bidasaba invitation, genda muzahore ahantu hari abantu benshi, muzarari mu kabari, muri hoteli, ku mazi, nyine ahantu hari abandi bantu benshi. Ikindi kandi nimuba muri kumwe uzirinde kuba wajya upfa kurya ibyo ubonye ko ari ashobora kuza akaguha akantu kanywa bagahita bajya kugukuramo impyiko n'iki. Rero making sure ko umutekano wawe ni w'ingenzi kuruta urukundo. Ushobora kukujyana akakubwira ngo ino nsanga wenda Dubai, wagira bakagukoresha ibya mbi cyangwa mbese ba careful ube seriye. Ikindi kandi ntukajye upfa kwemera uwo ubonye, nawe ujye wemera umuntu ubona ko nyine bicamo. Ikindi kandi abanje kuza kureba byaba byiza kurushaho. So inshuti za Songera rero nibyo nababwiraga, izo dating app ni nyinshi cyane, ni nyinshi pe, wabona nyinshi, ariko izo nizo mbabwiye nakorewe ubugeni nkabona ko nta kibazo cyabo. Rero niha subscribe niba ukunda iki kiganiro, unagisharinga abandi, undi muntu ukeneye umukunzi kugira ngo nawe abashe kuba yakigira kuri dating app. Murabizi ibihe turimo ntabwo tugipfa kubona uko dusohoka ngo tudetinge, ndetse no hari n'igihe usanga umukobwa yishakira umushira w'umuzungu ariko yarabuze aho bahurira. Dating app rero nizo zonyine zatuma uhura n'umukunzi. Murakoze cyane umukobwa wanyu. Thank you.